bagize gute baracyari nimba uri umukiranutsi umunyamakuru nimba nawe uri umukiranutsi uracyari ariko nimba wari igipfubwe nyine byararangiye n'ubundi wasohotse mu bipfubwe abantu b'Imana turacyari sibyo se turacyakora umurimo w'Imana hanyuma mu by'ukuri yego insengero zimwe na zimwe batangiye kuzisenya hari n'urusengero rwo mu Busanza bashenye bakubise ipiki rwose bararusenya mu by'ukuri iri senywa ry'insengero ryatangiye kubaho ndetse hari ngo n'abapasiteri bamwe batangiye kugurisha ibikoresho byagiye bigurwa mu nsengero amasentetizeri intebe zo mu rusengero bya bikoresho mbese byo mu nzu y'Imana abapasiteri bamwe batangiye kubishyira ku ryinyo ibi bintu murabivuga iki nk'abakozi b'Imana ikintu tuvugaho ibi bintu nizo zanda twakubwiye nizo zanda twakubwiye ntabwo yakagombye kugurisha ibikoresho izi nda twakubwiye babuze hamwe bicaraga hanyuma bakajya batitirira mu ntebe kugira ngo bakande akanyenyeri hanyuma cya gifu babyibuhije cyamaze kunyeganyega kimaze kunyeganyega bavuga ati ariko ubundi ko dufite bya seti hariya tukaba dufite intebe hariya nta munyakabari waba ufite yiwe ngatugurire hanyuma aho kugira ngo bavuga ati noneho reka duhindukirire ivure nk'uko Hezekiya yahahindukiriye dusenge Imana ahubwo avuga ati reka tugurishe iyi rero ni yanda nini ariko Imana niza guhana ntago izabababarira kuko izabaheraho izagira gute izabahera kandi Imana niza guhana ni ukuri kwiyamamagaye izaheha nk'uweha umwanda bivuze ngo izirukana umwaku ariko se kuko aba bapasiteri batangiye kugurisha ibikoresho byo mu rusengero tuvuge ko bari abakozi b'Imana cyangwa bakoraga business nyina nakubwiye ko zari business bari baricaye kunuza uri kunyumva baricaye nibo babandi babonaga bagize kumenya ngo zopaya hanyuma gatavuga ati ndumva nabyibushye ubu nashinga urusengero bikemera uyu muntu ntiyari umuntu w'Imana iyi ni business yakoze ajya ngo ajye gushinga hanyuma agezemo kugira ngo agaragare ko ari afite ubushobozi abantu b'Imana ngo nimwitange twubakira Imana ariko si Imana bari bubakiye ahubwo ikigaragara niwe bari bubakiye Imana yarabarakariye ahubwo ituma n'abasengaga Imana babigenderamo ariko umukiranutsi naho yagwa ntago azarambara n'ubundi abakiranutsi b'Imana baracyariho aha reka tubasuhuze kandi nanone tubifuriza ibihe byiza tubifuriza gukomera tubifuriza kugubwa neza mwebwe mudacogora kubana natwe ndetse mudukunda munadushyigikira mudahwema gukurikirana ibiganiro byacu twizere ko aho muherereye mushima Imana kandi muri amahoro kandi niba utanameze neza reka tukubwire ngo komera kuko uyu munsi hari ubwo ari nabi ariko ejo bikagenda neza niba ari ku manywa reka tukubwire ngo umunsi mwiza kandi aho uherereye niba ari nijoro tukubwire ngo ugire ijoro ryiza ugubwe neza hanyuma ngiye wumva kuri mikoro nitwa Zakari cyangwa Bicyahe imbere ya kamera tuba turi kumwe n'abatumirwa tuba turi kumwe n'abakozi b'Imana cyangwa se abantu bagiye batandukanye dukorana inkuru zitandukanye uyu munsi ro kandi nanone turagarutse bene data mumeze muti tumeze neza murakomeye murashima Imana cyane hari umuntu ushobora kuba babonye ari ubwa mbere ndagira ngo byibura dutangire twivuga ariko mwambaye neza murasa neza bayida rakoze cyane kubera Imana byose no kubera Imana ni byiza kuko buriya Imana niyo ibikora byose cyangwa se niyo ibigena byose cyane ko niyo umuntu afite amahoro biba bihagije kuruta no kuba yabana nambaye neza gusa nanone iyo wambaye neza biri sawa garagara neza reka duhere ko ufite mikoro abanza twibwire Imana ishimwe njye wicaye imbere yanyu nitwa nyina Ndikubwimana Judith ndi umubyeyi ushima Yesu ku ruhande rwawe nawe hari undi mu mama yego murakoze cyane ku izina ryanjye naho banegeye Solange yego umumama w'abana 5 aho bagutegeye aho banegese ho bambonera yego uri umubyeyi w'abana 5 ariko n'umugabo ngo umumama w'abana 5 ariko kirengagiza ko
abo bana hari umuntu mwababyaranye, iyo uri kuvuga ngo umumama w'abana ubwo uba wirengagije ko hari umugabo? hari umugabo wababyaye. oya umugabo n'umumbazeho rwose ndakwinginze. icyo nzi nuko mfite abana 5 ubu nibo ndi kureba mu maso yanjye. ntabwo biri buze koroha, turaza kugenda tubiganiraho. Yego. Hanyuma mu by'ukuri tubahuje mu kiganiro Solange ndetse na Judith kugira ngo tuganire cyane cyane kuri ibintu bijyanye n'iyobokamana, cyane ko muri abakozi b'Imana. Mbere y'uko twinjira mu kiganiro ndagira ngo byibura mubanze musenge Imana. Murakoze cyane. Twese neza. Imana ifite imbaraga n'ubutware. Imana enataya binirevo. Nyemerera cyane Uwiteka Nyiringabo. Aya masaha turi imbere y'amaso yawe. Aya masaha turi imbere y'ubwiza bwawe. Turakuraritse rero Kristo. Ngwino hagati muri twebwe. Ngwino ukora imirimo n'ibitangaza. N'abari twebwe abari wowe. Mwami w'abami. Munyamakuru n'abari we. Abari wowe Uwiteka Nyiringabo. Umuvugire natwe utuvugire. Numvugire rwose. Judith n'umuvugire. Numubere mikoro. Nanjye umbere mikoro. Yewe Kristo. Niyo mpamvu tukuraritse rero. Ngo ngwino ubane natwe muri gahunda tugiye kwinjiramo. N'abari twe rero ahubwo abari wowe uganza warangiza ugategeka. Urakoze rero nyiri butware, urakoze nyiri cyubahiro, dore ko byose tubisaba twizeye izina ryawe Kristo. Amen. Amen. Hanyuma rero tuganiriye namwe cyangwa se twifuje kuganira namwe muri iki kiganiro, ariko cyane cyane twibanda muri ibi bintu by'iyobokamana, cyane cyane ku bakozi b'Imana. Uyu munsi insengero zirafunze. Muri gusengera hehe? Muri gusengera ariko insengero zifunze. Turi gusenga. Murimo murasengera mu mwuka. Tugasengera mu mwuka. Kuko nubwo insengero zifunze, hafunze aya mazu ariko ntabwo hafunze urusengero. Urusengero nyarwo ruracyariho kandi ruracyakora ndetse ntiruzigera runafunga. Hari abantu bari kuvuga ko Imana yabahaye divorce. Abantu bavuga ko Imana yabahaye divorce. Imana yabahaye divorce kubera ko ngo yabonaga ko ibyaha bimaze kuba byinshi mu nsengero. Rero ngo Imana bivuga ngo Imana yaduhaye divorce mu rusengero. Yabahaye divorce yo mu rusengero yatandukanye namwe. Nimba yenda yaraduhaye divorce mu rusengero, nitugera hanze tuzakizwa basi. Wenda ishobora kuba yarabateje leta kugira ngo mwongere mwisubireho. Njyewe icyo ndacyemera cyane. Nkurikije ibintu byinshi byakorerwaga mu nzu y'Imana cyangwa mu bakozi b'Imana. Ibyo ndabyumva kuko buriya izi nsengero zijya gufungwa Imana yari yarabivuzeho. Sikubizi wowe ra? Imana yari yarabivuzeho. Gusa icyo ntari bwemeranyweho n'abantu ni iyo divorce, ko numva ko divorce ihabwa abagore n'abagabo, ariko ntabwo ndumva Imana itanga divorce mu nzu y'Imana. Hanyuma no ku bagore n'abagabo naho nubwo biyitira ko ari Imana iyitanze, ariko ntabwo ndabona Imana imanuka ngo izivuga ngo ngewe ishyize divorce hagati ya wa mugore na wa mugabo. Ahubwo uko uyitanga muri abo bagore n'abagabo uko babyitekerereza ni nako babifata, bakavuga ati noneho bitewe n'uko nabonye umukobwa mwiza cyangwa nabonye umusore mwiza, bivuze ko ngiye kwitwara nabi, namara kwitwara nabi kugira ngo uyu mugabo wanjye abone ko mubereye igihanda anyange. Hanyuma nyanyanga mvuga ko ari we ntandaro sabe divorce. Hanyuma wa mugabo we nawe ngiye kwitwara nabi kugira ngo uyu mugore wanjye abone yuko namubereye igihanda anyange. Hanyuma namara kunyanga nerekane yuko nababajwe mpabwe divorce. Ahagari Imana ibije gutanga divorce. Icyo ntari
kwemeranwaho neza ni iki kintu kimwe, ntabwo Imana itanga divorce, ahubwo Imana iri mu ijuru ujya hera yaricaye ibona ibintu bibi biri gukorerwa mu nsengero, ireba izo divorce z'abantu b'Imana, ahubwo arizo ireba ubwo busambanyi bw'abantu b'Imana, ireba uburozi buri mu matorero, ireba abapfumu bari mu matorero, ireba abaraguza bari mu matorero, iravuga ngo ndarakaye. Nk'uko yarakariye Sodoma na Gomora niko n'Imana yashatse yarakariye izi sengero se cyangwa aba bantu bari muri izi sengero. Birashoboka ko igihe kimwe bari abantu b'Imana, ariko igihe kindi bakihinduka bagahindura isura yabo kuba abantu b'Imana bigahagarara. Bivuze ngo bakimika inda, reka mbivuge gutya, bakimika inda, nukwimika inda bivuga ngo mbivuge reka mbivuge bakimika inda. Uyu muntu yazamutse yuzura umwuka wera, uyu muntu yazamutse asenga Imana mu kuri no mu mwuka, uyu muntu yazamutse asenga amasengesho y'iminsi 3, 2, 5, 6, 7, ariko agezeho naho n'ay'umunsi umwe atayasenga, ahubwo akirirwa avuga ngo mwumve uko Imana yambwiye. Imana iyo ivuga ntabwo ivugira ku gasozi, ntabwo ivugira muri rubanda, mbese iravuga ariko ntabwo ugera ku muhanda ngo Imana iravuze, wagera mu modoka ngo Imana iravuze, wagera ku gicurane ngo Imana iravuze, wagera ku gisura ngo Imana iravuze, wagera ku giti ngo Imana iravuze. Ibi bintu nibyo Imana yarebye irarakara, ituma iturakarira, imaze kuturakarira iravuga ngo noneho ahantu bihishaga bikinze reka mbakingurire, baba kabarore noneho burundu, baba kabarore bajye ku mugaragaro, abasambana basambane, abiba bibe, ababeshya bibeshye, abajyajya bajyajya. Aho n'icyo Imana yagize gute, n'icyo Imana yavuze. Ntabwo Imana yigeze itanga divorce mu rusengero, ntabwo Imana yacu itanga divorce, ahubwo aba bantu b'Imana iyo baba abanyabwenge bari kubona Imana irakaye, nk'uko bagasenga nk'uko Imana yafashe Yona ikamutuma Ninevu, barangiza bakavuga ko uyu mwami agashyiraho itegeko, akavuga ngo noneho nimusenge. Ngewe shimira uyu muyobozi, ahubwo nshimira uyu muyobozi, uyu muyobozi ndamushimira. Uyu muyobozi yahagaze mu bumwe bw'Imana, uyu muyobozi yahagaze mu gihe cy'Imana, kandi n'ubundi umuyobozi ari mu ngo n'umwunganizi w'Imana. Uranyumva neza? Uyu muyobozi rero nge ndamwemera cyane. Oya n'umwunganizi w'Imana turabizi neza. Uyu muyobozi n'umwunganizi w'Imana. Uyu muyobozi rero Imana yari ibaye igiye gusura abandi, we yari ahari. Imana ishimwe. Irangije yaragize gute? Yarahari. Iramubwira ngo genda ndebere bari abasambanyi, genda ndebere bari abajura. Hanyuma abantu bari bamaze kuba abajura, ariko uza abantu bari kwiba, biba abantu bakabayiba bakabakeregeta. Akavuga ngo Imana irambwiye ngo b'ibihumbi 500 gura imodoka. Hoya. Ibyo ntago bibaho, ntago bibaho. None se urumva byabaho? Ariko wari uzi ko banagurishaga n'amasafuriya ngo bajyane ibya 10 mu nzu y'Imana? Bagurishaga amasafuriya gusa, saho ukanagurisha umwambaro wambaye cyangwa igitenge ufite ukakijyana mu nzu y'Imana. Bigeze bavuga ngo nidukunkumura amashakoshi, ngo nidufata amashakoshi yacu, turayafata tuyagira kuno turayerekana. Barangije batubwira ngo Imana iravuze ngo nidukuramo telefoni, ngo hanyuma dukuramo n'ibyo dufite byose tubikuramo. Aravuga ngo nitwubike ducushumure, turacushumura. Avuga ngo Imana iravuze ngo icyitwa ifaranga cyose cyari kiri muri iyo kofe n'iyo shakoshi ngo nigisubiremo, nimukizane. Ese iyo Mana yari ivuze? Iyo Mana yabivugiye hehe? Barangije baravuga ngo Imana iravuze ngo buri wese ngarebe ikintu yitanga akorera Imana. Ndabyibuka icyo gihe hari abantu bashujumiye n'udutike twabo, bagenda binuba bavuze induru ngo babuze iki, ngo babuze tike. Nanjye nahatanze ikigoma cy'umwana kuko nari umutindi ndi umukene. Ndavuga nti nanjye nimba Imana ivuze ko iri bubagabire ikabaha amafaranga, ntabwo ngiye kugira gute gusigara mu bandi. Mfata ikigoma cy'umwana ndagitanga. Waje wihekeye umwana wawe ikigoma uragitanga. Fata ikigoma ndagitanga. Murumva Imana itaragombaga kirakara. Ndangije n'uduceri nari mfite natwo 500 nari nadutanze. Ubwo bwa mbere natanze utwo duceri, ubwa kabiri ntanga ikigoma kuko yari nka business.
ndangije kubitanga rero nta kindi cyabaye, nategereje ko Imana ishyira amafaranga mu ishakoshi ndayabura. Nategereje ko Imana ishyira amafaranga mu ishakoshi ndayabura, kandi bari bavuze ngo tutaragera mu rugo turabona ishakoshi, turabona igitangaza, dusanga amafaranga yuzuye ishakoshi. Wa muntu uri kubwirwa ngo amafaranga aruzura ishakoshi bakakwambura nayo wari ufite, ayo mafaranga araturuka he? Ntabwo ndabona imvura y'amafaranga, nabonye imvura igwa ikameza ubutaka, ibyatsi binongo bigashwanyagurika, ariko imvura y'amafaranga ntayo ndabona. Ati ukigera mu rugo urahita ubona imvura, ngo imvura y'amafaranga irakugwaho. Hari umuntu waba n'imvura y'amafaranga? Urumva ko Imana yararakaye noneho si n'ibyo byonyine, ntabwo ari ibyo byonyine. Umuntu akaguhamagara arababaye, arakenye, ararushye, ati mukozi w'imataro, ati ndagira ngo usengere, narwaye bimeze gutya nakuno, ati noneho rero ati ubu ahantu Ikangugu kandi ari i Kigali, hanyuma nkeneye itike inzana nisubizayo, kandi ikindi ufite nk'ibihumbi 200 cyangwa se ibihumbi 100. Twebwe amavuta yacu tuyahesha agaciro, ntago aya mavuta ari ayo kumenekera mu muhanda. Aba bantu Imana yarabarakariye, ahubwo ituma n'abasengaga Imana babigenderamo. Ariko umukiranutsi naho yagwa ntago azarambara, n'ubundi abakiranutsi b'Imana baracyariho. Hagize gute? Baracyariho. Nimba uri umukiranutsi, umunyamakuru, nimba nawe uri umukiranutsi uracyariho, ariko nimba wari igipfubwe nyine byararangiye, n'ubundi wasohotse mu bipfubwe. Abantu b'Imana turacyariho, sibyo se? Turacyakora umurimo w'Imana. Hanyuma mu by'ukuri insengero zimwe na zimwe batangiye kuzisenya. Hari n'urusengero rwo mu Busanza bashenye, bakubise ipiki rwose bararusenya. Mu by'ukuri iri senywa ry'insengero ryatangiye kubaho, ndetse hari ngo n'abapasiteri bamwe batangiye kugurisha ibikoresho byagiye bigurwa mu nsengero, amasentetizeri, intebe zo mu rusengero, bya bikoresho mbese byo mu nzu y'Imana. Abapasiteri bamwe batangiye kubishyira ku ryinyo. Ibi bintu murabivugaho iki nk'abakozi b'Imana? Ikintu tuvugaho ibi bintu nizo zanda twakubwiye, nizo zanda twakubwiye. Ntabwo yakagombye kugurisha ibikoresho byose. Izi nda twakubwiye babuze hamwe bicaraga, hanyuma bakajya batitirira mu ntebe kugira ngo bakanda akanyenyeri. Hanyuma cya gifu babyibuhije cyamaze kunyeganyega, kimaze kunyeganyega bavuga ati ariko ubundi ko dufite bya seti hariya, tukaba dufite intebe hariya, nta munyakabari waba ufite yiwe ngatugurire. Hanyuma aho kugira ngo bavuga ati noneho reka duhindukire ivure nk'uko Hezekiya yahahindukiriye, dusenge Imana, ahubwo avuga ati reka tugurishe. Iyi rero ni yanda nini, ariko Imana niza guhana ntago izabababarira, kuko izabaheraho. Izagira gute? Izabahera. Kandi Imana niza guhana ni ukuri kwiyamamagaye, izaheha nk'uweha umwanda. Bivuze ngo izirukana umwaku. Ariko se kuko aba bapasiteri batangiye kugurisha ibikoresho byo mu rusengero, tuvuge ko bari abakozi b'Imana cyangwa bakoraga business? Nyina nakubwiye ko zari business, bari baricaye kunuza. Uri kunyumva? Baricaye, nibo babandi babonaga bagize kumenya ngo zopaya, hanyuma gatavuga ati ndumva nabyibushye, ubu nashinga urusengero bikemera. Uyu muntu ntiyari umuntu w'Imana, iyi ni business yakoze ajya ngo ajye gushingurira. Hanyuma agezemo kugira ngo agaragare ko ari afite ubushobozi, abwira abantu b'Imana ngo nimwitange twubakire Imana. Ariko si Imana bari bubakiye, ahubwo ikigaragara niwe bari bubakiye. Iki kigaragara nuko kubera ko yabuze uko abyicaramo, yabuze nuko bibamo, bibaye ngombwa ko yagira gute abigurisha. Ariko icyo ni ikintu kibi cyane. Imana ahubwo Imana iri mu ijuru ryahera irababaye. Buriya kugurisha igikoresho cyicayeho abakirisitu, niko navuga. Abakirisitu baraje bicaraho, iyo senti yari y'abakirisitu, mbese ibyuma byose urumva byari iby'abakirisitu. Ariko kubw'inda z'abapasiteri bo ubwabo bari bifitiye muri bo, baravuze ati
baravuga ngo urusengero rwanjye barushenye n'ubundi ntacyo bikimaze, reka ngire gute mbigurire. Kandi nyamara yagahindukiriye ivure agasenga Imana, koko nimba yari umupasitori wahamagawe n'Imana, agasenga Imana ikongera ikamugarukaho ikagira ikindi ikora. None se urumva nyine bikwiriye? None se mu by'ukuri uku gusenywa kw'insengero hari amahana birimo? Nge ntekereza ko na kera kose ngo iyo abantu bagomeraga Imana ntabwo yitaga ngo nuko ngo insengero. None se wibuke igihe yageraga, ikindi nakongeraho, wibuke Yesu ageze mu rusengero agasanga bashyizemo ihene, ingurube, inkwavu, ibiryo, ibiribwa byose babishyizemo. Yesu yararakaye. Buriya Yesu twari tuzi ko ari umuntu utajya urakara, ariko akimara kubibona ngo yahise arakara, ngo arasohora arajugunya, arasohora agira gute, arajugunya. Bivuze ngo yasohoye imyanda yose n'imyaku arajugunya. N'izi sengero rero nimba zari iz'umwanda, byabaye ngombwa ko Yesu aza kugira gute, guhanagura umwanda. Uri kunyumva? Nimba Yesu yaravuze ngo nzaza sinzatinda. Wanyumvise neza? Birashoboka ko uru rusengero rwari urw'abatinganyi, birashoboka ko urusengero rwari urw'abatekamutwe, birashoboka ko urusengero rwari urw'abajura, birashoboka ko urusengero rwari urw'abasambanyi. Rero arizo mbwa n'ingurube zari zateraniye hehe mu rusengero. Ubu nubwo Imana Yesu hari abavuga ko ari ihene n'ingurube n'inyamaswa yasohoye, ariko wabona ko ari inyamaswa. Ahubwo yaragiye akareba aba bantu, akababonamo ihene, akababonamo ingurube n'iki, akabona nyine ni babarozi, ni babasambanyi, ni babapfumu, ni babagambanyi. Akavuga ati noneho yareba no ku ruhimba agasanga ntawe uhicaye. Kuko nasomye Bibiliya iravuga ngo yasohoye nta kintu na kimwe agize gute, ngo yitayeho, ngo arasohora arajugunya n'intebe byose arajugunya, ngo arangije ngo afata ngo bundi bushya ngahanagura urusengero, ngo nuko ngararuhungura ngarutegura neza. Wanyumvise? Noneho nimba uru rusengero yararuteguye neza, uko niko n'ubundi aje gutegura isengero ze neza. Wanyumvise neza? Nakubwiye ngo ruriya si urusengero, iriya ni inyubako. Iriya ni inyubako, kuko urusengero aho wicaye muricaranye, urusengero aho ndi turi kumwe, urusengero turagendana. Iriya ni inyubako. Bajya bavuga ngo nk'uko bafata icyapa bakagiparika hariya, iki ni icyapa tuzanyuramo kugira ngo tutitwaza ngo nta cyapa twabonye tugezaho yuko kigitugezaho tujya. Iki ni icyapa kiyobora umugenzi, akavuga ngo nimba agiye Bugesera, ngeze hari Gahanga, hasi mfashe Bugesera, ndagiye. Yego, sibyo? Iki ni icyapa cyatuyoboraga aho turi kwinjira. Hanyuma ibi byapa rero abantu babigezemo biha kubitegeka, biha kubiyobora, biha kubyandukura uko byari byanditse, ahubwo biha kwiyandikira ibindi byapa bishya. Bakuyeho inyandiko ya Yesu, hanyuma bakuyeho inyandiko ya Kristo. Kristo nawe ararakara, agira gute? Ararakara. Mboneraho no kubaho ubutumwa buvuga ko igihe cy'Imana kigeze kugira ngo uwera agumye yere, ukijijwe agumye akizwe, uwanduye agume yandure, kuko Imana ntabwo izahora iruhanya n'abantu. Mu by'ukuri wenda tuza no kugana ku musozo w'ikiganiro. Ubundi abakristo amaturo uyu munsi bari kuyatura hehe? Ese mwaturagayo kugira gute? Ni ikibazo mbabajije mwembi. Uyu munsi bari kuyatura hehe abatari kujya mu rusengero? Aya maturo mu by'ukuri watura amaturo utagiye mu rusengero, utagiye mu nzu y'Imana. Kubera icyo utatura kandi watura gute nyine ko gihabwa pasiteri? Oya rata hari ngo n'abagitura rata nge numvise barakomeje ngo hari n'abagitura kuri telefoni bakayasunika. Mwebwe mu bivuga ariko nkurikije ubundi aya maturo icyo nari nyaziho, umuntu wasomye Bibiliya se kucyo umuntu wumvise ubutumwa bw'Imana neza. Aya maturo yari amaturo yo gutunga abantu b'Imana mu nzu y'Imana, ngo bari bameze nk'abatambyi batigeraga basohoka, ngo baririraga umurimo w'Imana guhera ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere, hanyuma aya maturo bakayatura ari ayo kubagaburira.
aba batambyi ngo nta kandi kazi bagiraga uretse gusengera abantu b'Imana no kubana n'Imana n'abarwayi, mbese bagahora basengera umurimo w'Imana, bagasengera abarwayi, bagasengera abantu bafite ibyifuzo, bagasengera abantu barushye. Hanyuma iyi minsi rero kuba Yesu yararakaye hajeho ibintu bitandukanye. Hajeho uyu mupasiteri gufata bizinesi akazifatanya n'umurimo w'Imana. Hanyuma uyu murimo w'Imana ntabwo yibutse, nta gihe yari kubona cyo gusengera uyu murimo w'Imana, kandi noneho agize gute ari no muri bizinesi ye. Bivuze ngo bamwe bagiye baba abacuruzi, abandi baragenda bashinga mbese za kapani impande n'impande. Hanyuma ntabwo yari kuza gufata igihe cyo kwirirwa gusengera kabiri gatatu, kandi uyu muntu w'Imana akeneye kurya. Hanyuma abikoze uko ntabwo byari gukunda, biba ngombwa ko bashakaho ibyo ngibyo. Noneho icyo mvuga kuri aya maturo rero, aya maturo twayatangaga ari ayo kugira ngo iyi nzu y'Imana ise neza, cyangwa se arayo kugira ngo pasiteri nawe n'ubundi abeho, kuko yenda bishoboka ko yakorera hanze, ariko nayo hari icyo yagiraga gute yamumariraga. Rero ikindi ariko ngarutse gato, aya maturo yajyaga afasha n'abantu b'abakene mu nzu y'Imana, ariko ntabwo bayabahaga, babahaga ibyo kurya mu nzu y'Imana. Babahaga ibyo kurya. N'ubu kwa padiri hari aho bakibikora, bishyuriraga. Buretse nkubwire, njyewe n'aba mu ADEPR, muri ADEPR ndi umwana nasengeyemo, bagiraga urukundo. Waba warwaye bakaza kugukuburira, bakaza kugutekera, bakaza kukuvomera amazi, bakaza kugutorera inkwi. Ariko umenye ko bari abakera, nyine ni abakera. None se kuba abakera twebwe bidutwaye? Yego, uko niko kuri. Noneho aya maboko bazaniye aba bantu nabo bazaniraga uyu muntu urata, ni nk'amaturo babaga bamuzaniye. Bakaza bakajya mu murima ari nka korari yose ikawuhinga ikawurangiza. Nyumvira ikintu rero cyatumye Imana irakara n'aya maturo ikayakuraho. Ibyo uri kuvuga ngo amaturo turi kuyatanga, turayatanga yese nyine ntaho dufite tuyatanga, kubera yuko Imana yarakaye. None se wowe iyi nyubako baje, iyi nyubako yari iraha, iyi nyubako kandi ikaba yari ifite umurimo n'igikorwa, bakaza bakayisenya. Uyu murimo n'iki gikorwa waza kukihakorera? Wakihakorera gute kandi baje? Icyo rero ni nacyo cyatumye aya maturo atakiboneka kuri benshi. Nubwo hari abavuze ngo bazakomeza bature ku matelefoni, ariko aya maturo bamwe benshi ntakiboneka. Kandi ntabwo ari ku insengero zose zifunze. N'umuntu ucyubahiriza ugusenga, umuntu ugikunda Imana, umuntu ucyubaha Imana, hari insengero zifunguye. Ariko wa mukristo nyawe, wa wundi uzi icyituro rimara, wa wundi uzi icyituro rimukorera, uyu muntu w'Imana yagenda, yamara kugenda akajya aho urusengero rufunguye agatanga ituro rye. Kandi gutura si ukwishyira ku karubanda. Fata ituro ryawe urishyire mu giseke utuje kandi unezerewe. Rero aya maturo henshi yarahagaze, ariko ahandi aracyakora. Nabwira abantu b'Imana bacyumva aya maturo ari ukuri kuri bo, bacyumva ko aya maturo hari hacyabamariye, bacyumva ko aya maturo cyangwa iki cya 10 hari umushinga byari bimumariye. Kuko igihe kimwe njyewe cyaya maturo sinakurirwa nyavugaho cyane, ariko njyewe sinanajyanye mu rusengero. Nafashe ku umugabo yari yahembwe hari muri corona, insengero zifunze cyose zidakora. Fata icya 10, maze gufata icya 10 byari 5,000, umugabo ahembwaga 50,000. Fata ibihumbi 5 ndagenda biguramo ibyo kurya umuntu, ndagenda turabimushyira. Tumaze kubimushyira, Imana iranezerwa. Imana igira gute? Iranezerwa. Niyo mpamvu kitatuma mbwira ku kintu cy'amaturo. Imaze kunezerwa, nigiriye ahantu mikurira 200,000 bifunze, 200,000 bifunza, kubera imbaraga z'Imana za kakantu gatoya k'ibihumbi bingahe 5. Makura n'urukapu rwuzuye
bampaye imyenda barashopingira, abana banjye barabashopingira. Icyo ni igikomeye cy'igitangaza cy'Imana yagize gute yakoze. Bivuze ngo nimba icyo kintu yaragikoze ku muntu cyumva ushaka gukorera Imana, isengero ntago zirafungwa. Hari abantu b'Imana bafite ibibazo, hari abantu b'Imana babuze ubwishyu bw'abana. Aba bantu bazajya n'iryo turo bishyurira aba bana bicaye, aba bantu bazajya n'iryo turo bagaburira aba bantu bashonje. Uko siko kuri rata, uranyumva neza? Hanyuma Imana izabakubira igirete ibaha umugisha, ariko batitaye kuvuga ngo amaturo babuze aho bayashyira. Hari abantu bari gukora umurimo bicecekeye. Bivuze ngo nk'uko Imana yavuze ngo hari 7,000 bitarapfukamira Bayali. Hari abantu bari mu ibanga, hari abantu bari gusengera uyu murimo batari kugaragara. Ni nabo Imana yemera. Ni nabo Imana yemera. Haleluya. Batari kugira gute? Batari kugaragara. Imana ishimwe. Icyo kintu rero abo ngabo niba Imana igize gute? Niba Imana ishaka. Aba bantu bari gukora mu ibanga, Imana nawe bakorera kuki? Ku mugaragaro. Ubu uyu muntu wakoze iyo mirimo akankubita ayo mafaranga, uwo muntu wakoze iyo mirimo akamereza iyo myambaro, uyu muntu Imana yamuhaye umugisha. Kandi n'uyu munsi iracyawumuha, kuko iyo ntekereje ibyo yakoze icyo gihe musabira umugisha. Ntabwo areka kudasabira umuntu. Ko siko kuri se? Ni ukuri. Buriya umuntu wese uba wakwitayeho. None wowe ukoresha umurimo w'Imana, ntabwo Imana yareka kutamukubira. Hanyuma reka tubashimire kandi tubifuriza ibihe byiza. Tuzagaruke mu kiganiro nanone turushaho kugenda dusobanurira abantu uburyo bagomba gukorera mu Imana. Imana ibaha umugisha.